izina ryanjye ubwaryo nabwo ni ubuhamya bukomeye. Bipfuye kubaho. Yego. Byaturutse he, byaje gute? Pascaline. Naravutse ntazi ibyo ndimo nari maze amezi 4 nshatse, ariko ntazi byari ibyo nduruhinja. Abantu barumwe batetse uriya mwana yari yabaye mvese, nanjye ntazi byari ibyo. Umva nemvuye mu ishuri muri mu wa 4 primaire, bakuru banjye baranshyingira, ndi umwana w'imyaka 15, ntarajya mu mihango, ntazi iyo biva niyo bijya, ntazi umugongo bamufata gute, basasa bate, ese bateka gute, ese umushyitsi yaza bakamwakira gute, nari uruhinja. Ubwo bagushyingiye hehe? Bari baranshyingiye hariya Kabeza, hariya ikanombe, harasa muduha. Numva nakunze umugabo nshaka, kandi nawe yashaka kunsetsa nkita mureka nkafata undi, ndakora ubusambanyi. Sinajya naje komeza kwisayisha mu bya. Nakundaga byeri, banyitaga mama Primus ikonje. Nakundaga byeri mu buzima bwanjye. Mama Primus ikonje. Nakundaga byeri, niyo wayishyira wayinyara mu icupa ryawe ugapfundikira, nashyira ku munwa ngira ngo ni byeri. Yesu we. Nkunda byeri, kurya sindye, ubwo nkumva nshaka kunywa inzoga, kumbwira isukari bwo numva ngo ntutse ibitutsi bikomeye. Inshuti bakunzi ba Iyobokamana TV, turabasuhuje mu izina rya Yesu. Ni kwa kundi mutumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo. Murabona ko twicaranye n'umutumirwa wacu, niwe tugiye kuganira. Mu nyemerere tumuhereze ikaze. Mwiriwe neza kandi muraho murakomeye? Muraho neza. Amakuru turashima Imana. Wow, tubaha ikaze ku Iyobokamana TV. Turabyakire, murakoze. Muratangirana no kwibwira abantu badukurikiye kugira amenye ngo tugiye kubana nande muri iki kiganiro. Murakoze kudutumira, turabashimiye. Amazina yanjye nitwa Bipfuye kubaho Pascaline. Izina ryanjye ubwaryo nabwo ni ubuhamya bukomeye. Bipfuye kubaho. Yego. Byaturutse he, byaje gute? Pascaline. Naravutse nsanga ndi umwana wa 9. Nasanze ababyeyi banjye amaze kubyara abana 8, ariko bose baritabye Imana, ngo babyaraga bapfusha. Yesu we. Ngerenze ndi uwa 9. Papa yatumira abantu ngo yite izina umwana. Ubwo nyine abaturanyi barita. Hanyuma rero papa agiye kunyitanyita Bipfuye kubaho Pascaline. Abaturage rero ntago babyishimiye, baravuga bati iryo zina rwose muzehe Karekezi aravuga ati umwana ni uwanjye. 8 nisa amazina meza ntago bagihari. None umwana wanjye yitwa Bipfuye kubaho. Ubwo nyine nta wavuguruza nyir'urugo. Nyine barariye baranywa, dore ko habaga ari mu bintu. Ngiye mvuka ari mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Gahanga, hahoze ari mu giturage cy'imyaka myinshi. Bararya nyine baranywa barataha, nkora gutyo nsanga nitwa izo zina. Bampamagara nkumva nanjye ntipfumwe, maze kumenya ubwenge muri primaire mu wa mbere. Mwarimu yampamagara akavuga ati siri zina koko bakwise baguhoye iki. Ariko nyine mama akajya nsobanura impamvu ko yabyaraga abana be babaroga bagapfa. Ndakura ndiga ngeze mu wa 4, papa arapfa muri 90. Amaze kwitaba Imana, ishuri mpita ndivamo, nkajya nibanira na mama mu rugo tugahinga. Mama ariko aza kugira ikibazo akajya nyanga, kubera ko papa yarantetesheje, nyine amfashe nk'umwana umwe w'imfura ye. Ariko amaze gupfa mpora nibazo mama wanjye aranyanga, nkurana agahinda, mama aranyanga, kandi umva umutima wanjye wabaye ko mama yanyanze. Mama yaranyanze kugeza ubwo banshyingiye mfite n'imyaka 15. Mama wawe ukubyara? Mama wanjye umbyara yaranyanze. Nkajya ndara amajoro ngenda mu mibyuko y'amasaka njya gusaba icumbi mu baturanyi, kuko hari mu bintu by'ibyaro nyine nkagica mu byumba njya mu rugo ku baturanyi njya gushaka aho ndara. Mama wanjye yaranyanze akankubita kaniga. Mama wanjye aranyanga kugeza ubwo banshyingiye bakuru banjye mfite imyaka 15. Banshyingira mfite imyaka 15 ntarajya no mu mihango, ntazi ibyari byo, ntazi iyo biva, ntazi niyo bijya. Ariko ko Imana ifite umuntu umugambi mwiza imurinda muri byose. Rero naje kubaho ngaho, jenoside biraje, abapfa barapfa, abakomereka barakomereka. Ngenda hunga nyine mpunga nk'umwana, ngenda ntazi ibyo ndimo, nari maze amezi 4 nshatse, ariko ntazi byari ibyo nduruhinja. Abantu barumwe batetse uriya mwana yari yabaye mvese, nanjye ntazi byari ibyo. Umva nemvuye mu ishuri muri mu wa 4 primaire, bakuru banjye baranshyingira, ndi umwana w'imyaka 15, ntarajya mu mihango, ntazi iyo biva niyo bijya, ntazi umugongo bamufata gute, basasa bate, ese bateka gute, ese umushyitsi yaza bakamwakira gute, nari uruhinja. Ubwo bagushyingiye hehe? Bari baranshyingiye hariya Kabeza, hariya ikanombe, harasa muduha.
jenoside rero ije nyine ibintu biba umuvurungutano igize ngo irahagaze nsanga iwacu bose barashize nibana imyaka 2 ndi mu nzu yanjye nyine noneho hashize imyaka 2 noneho numva nakuze noneho numva nashaka umugabo ndashaka. Ubwo wa mugabo wawe bari bagushyingiye nawe yarapfuye? Ntago yapfuye, yaraje ngo ngaruke mu rugo ndavuga nti reka n'ibintu mwankoreye ahubwo ndabareka. Ubwo nyine ndabyanga nanga gusubirayo, numvaga ntashaka umugabo, numvaga mbese ari ikimwaro gikomeye ndabyanga. Ndabe niba iwacu bose bashize ngereka ngende nibere njyenyine mba njyenyine. Rero washize imyaka 2 noneho numva hari ukundi kuntu maze gukura, noneho nyine mbona gushaka nza gushakira inaha n'ubundi muri Kicukiro mu Gatenga. Ndashaka umugabo 96 97 nibwo nibyo umwana w'imfura. Turabana nawe ambera umusabara, ambera ikibazo gikomeye. Umugabo ambuza amahoro, nkubitwa ku manywa, nkubitwa n'injoro, inkoni mbese zihinduka nk'ibiryo cyane. Wari ufite nk'imyaka 18 noneho? Yego. Umwana w'imfura namubyaye mfite 18. Yego. Wa mugabo bagushyingiyeho ufite 15 we ntabwo mwize mubyarana? Oya. Yego. Ubwo rero nyine umugabo turabana nyine nawe ambuza amahoro, ambuza uburyo, arankubita, aranzengereza, ariko turabyarana. 2014 nibwo yitabye Imana, apfa nsigiye abana 5. Uyu munsi tuvugana umwana wanjye muto afite imyaka 15, aranduta aranansumba. Twabyanye abakobwa 3 n'abahungu 2. Ubwo rero aza kugira gutya nawe antana babana ndabarera njyenyine. Hanyuma amaze imyaka 3 yaragiye arapfa, yaragiye mu Bugesera hakorera arapfa ari nahaba. Rero naje gusayisha mu byaha, mba umusinzi, nakundaga inzoga nubwo yajyaga nkubita, ni nawe watumye inzoga cyane, akankubita akambuza amahoro. None kuko yaze yanyweye nkavuga ntako nanjye wajya nywa akayoga, hari nibwo ntajya ntumva umubabaro, n'abadamu bakangira inama bati jya winywera inzoga nibwo utazaye wumva umubabaro, uramugabo ni kabagabo bameze. Nuko nyine nkinywera inzoga cyane, ngeze aho mpera kuri byeri imwe, ngeze aho ngira kuri 6. Ngenda buke ariko nta mahoro y'abanyabyara atani ku Uwiteka avuga. Niko bimeze. Kandi burya ngo ubwenge buzubujije buhise. Rero ubwo byaje kugeraho noneho nyine afata umwanzuro wo kuntana abana. Ari abantana ndabarera 5. Ndabarera ari bato nkurikiye de irataje kwa nyine nkwaya bura nayihereye hasi nyihondera konkasi ndanayubaka nyigeza hejuru bura nagenda nkakubwira hano bagiye basondeka naho bagiye babyubaka nabi hose ndahazi. Iranzi yose nyine nkwaya ndayizi, ndajyanye kuraho ikiyede, nzana ibintu by'ibipfupfu bene hano umutwe kubera wari umaze kujya wokerwa kwikora amabroke n'amasima. Nkajya noneho nshyira igikarayi hano hazaho ikintu cy'igipfupfu, ariko nyine ndwana ku bana banjye. Nuko mbona barakuze, ariko nubwo nabarwanagaho ndakomeza ndasayisha. Noneho numva ko hamugabo amariye gupfa, numva none ngomba kwigenga nkakora ibyo shaka, ko nta wanjeganga. Numva nakunze umugabo nshaka, kandi nawe yashaka kunsetsa nkita mureka nkafata undi ndakora ubusambanye. Sinagiye ku muhanda ngo ntege, ariko narasambanye. Ariko numva ndasayisha ndasambana, nza kugira umuntu w'inshuti yanjye. Noneho numva nshatse kubyara umwana amaze kugira imyaka 9, uwo mutoya yansigiye. Numva nshatse kubyara, ngira umuntu w'umusore w'inshuti yanjye, turakundana, nza kumva gushaka kubyara. Nene naragiye muri wana point ndayireka, noneho ndabitwita. Naje rero kugira, ariko hagati aho nsubi inyuma gato, umutware turi kumwe twari dufite umwana wa 3 twaje gukizwa. Tujya muri Eperi Eglise Presbyterienne, turakizwa, dukorera mu bukwe. Umva turakizwa, mba umuririmbyi muri korali bimukira, ndaririmba nezererwa Imana. Nuko mbamo mva dufite imbaraga n'amavuta, turi abantu bashimishije mu rusengero rwose dukijijwe. Ariko Satani ntago yaje kwishimira umuhamagaro wacu. Hashize imyaka 6 tubivamo. Twabivuyemo rero, tumaze kwivamo twongera dusubira mu nzoga, twongera duterana ingumi ku ngumi, turarwana bikomeye. Ubwo rero aho amajije gupfira nyine bwo naje kongera gusayisha mu byaha, nza kubyara uwo mwana. Yishwe niki? Yararwaye arapfa. Ariko yapfuye mwaratandukanye? Yaragutanye abana 5. Yarananye abana 5. Baza kumpamagara rero ngararwaye, njyayo. Yari yarinjiye n'umugore, ndagenda njyayo mujyana kwa muganga. Ngeze ku ivuriro ryaho mu Bugesera, banyuza kuri ADPR Nyamata. Ngezeyo amara iminsi 2, twagiye ku wa 3, ku wa 4, ku wa 5 saa 10 abarapfuye. Amaze kwitaba Imana rero twagize amahirwe makeya yo kubura ubushobozi, nta mituweli yari afite, kandi twebwe twari dufite hano mu rugo. Ariko we kwa yaradutaye nyine, bari barambaruye nk'umukuru w'umuryango wo, kuko ngiye ufite abana mfite abantu banyishyura mituweli. We rero nta mituweli yari afite, tubura bwishyu
amara iminsi 21 mu bitaro muri moroge, ashyingurwa n'ibitaro kubera kubira ubwishyu. Yamaze iminsi 21 muri moroge, yarabuze ishingura kubera nta mafaranga na mituweli bari badukonsomye menshi, bari badukonsomye 63,500, amara mwe iminsi 21 ku buryo nagiye no gushaka kumusibisha nararengeje igihe, banyuriza mu nkiko ngiye kubarisha banshi 441 kugira ngo mbashe ngo ninyishyure bamare ku matrestation de décès mbashe kumusibisha nyine ko twari twarasezeranye. Ubwo rero nyine bigenda gutyo rero nibwo nisayishije mu byaha, ndasayisha kuko ndasayisha ariko naryama ninjoro Imana ikansura, ariko simenye ibyari byo, nkarota ndi gutera amakorasi, nkabona ndi kubyina kandi naraye nasinze, nkabona ndi kuririmba, ndi ku ruhimbi, ndi kuririmba, nkajya mvuga iby'inzozi simba agaciro, nkavuga ahubwo kambyuke ngiye kwinywera ku nzoga. Ubwo nyine nuko ni kubona umvaga ubwenge burimo kuntegeka. Rero naje gutwita kubw'uwo musore twakundanaga, nza gutwita byara umwana w'amezi 7, avukana ikibazo cy'umutwe urimo amazi, amazi amanuka ku mugongo, hano ku riturigongo hariho ikintu kimeze nk'iromba, ari akantu k'ishashi karimo amazi. Mu byarira Masaka rero banshi 99,850 habura ijana 50 ngo byuzuye 100. Mituweli yanjye yaburaga iminsi 4 ngo ikore, hari ku wa mbere, ku wa kane nibwo yatangiye gukora, naribwo bananyohereje Ruri kujya kumuvuzayo ngo niho hari umuganga ugomba kumuvura. Nagiye Ruri rero mara y'ukwezi, mpura n'ishuri ry'Imana, Imana igikubita umuntu, mpura n'ishuri ry'Imana, mbayo mu bitaro, umwana bamubaga umutwe, hashize icyumweru babanje kumubaga umugongo, hashize icyumweru bamubaga umutwe, mara y'iminsi 28, babandi nabasize mu rugo bonyine, Imana irabitungira. Ndagaruka hashize amezi 6, umutwe urongera urabyimba, baramushyizemo umupira uvoma amazi, umutwe urongera urabyimba, nsubirayo, baravanga umupira wazibye umuzungu awukuramo amusubiza mu undi, maze icyumweru agiye kumusuzuma asanga waramwanze, n'ubundi uruhu rwaratonotse, umupira uragaragara. Arambwa ati ngano noneho taha uzansange CHK. Ubwo no kuvuga ngo najyaga gufata transfer Masaka ikama ya CHK igahita impa transfer kuzagira Uri. Ibyo byose byabaga ari amafaranga ko sinzi ko Imana yabigenza kuko yabaga inshaka, iravuga iti ngamaze mwumvisha ariko nzajya mbimufashamo kuko mushaka kuzamufata. Ndagaruka rero subiraho bwa gatatu, muzungu arambwira ati noneho ubwo amazi yamanutse ashobora umutwe kuzaterana, wabaga umeze ukase nk'idegede, nkakuno katamwe idegede ibice 4 ugasaturamo 4, niko nawo umutwe wari umeze. Aravuga ati none ubwo amazi yamanutse ashobora kuzakira utongeye kugaruka hano muri bino bitaro. Aransezera ndataha, ndaza mbwira Imana ko Mana wambabariye kuko uyu mwana agakira. None ubwo ntiyicaraga, ijosi ntiryafataga, yari umukobwa mwiza w'inzobe, ko nashakaga umwana w'inzobe, yari umwana mwiza w'inzobe ufite amabuno, ufite amatako mwiza, wabona umuntu amukikiye ukaba wakwifuza kumwiba utazi ikibazo afite. Nuko ubwo rero nyine ndataha, nukuri umutwe uragenda urakomera, uraterana, n'igihorihori kiraterana, umutwe nyine uba muzima arakira, ariko nyine agumana bwa bumuga. Rero naje kujya gukora ku bitaro mu Gatenga, abaganga baho bakamukunda, bakamuvurira ubuntu, bakamuha amata, bakamuha amafu y'ibikoma, bakamuha amafaranga, ntabwo ariyaga ibiryo abandi bana barya. Yari afite igikundiro, Imana yaramuhaye igikundiro koko. Rero ubwo naje komeza kwisayisha mu bya, nakundaga byeri, banyitaga mama Primus konje, nakundaga byeri mu buzima bwanjye, mama Primus konje, nakundaga byeri, niyo wayinyara mu icupa ryawe ugapfundikira, nashyira ku munwa ngira ngo ni byeri. Nkunda byeri, kurya sindye, ubwo nkumva nshaka kunywa inzoga, kumbwira isukari bwo numvaga untutse ibitutsi bikomeye. Naje rero nyine kujya mvuga ku Mana warese nkajya gusenga. Mu gitondo haba ari ku cyumweru nkumva nshaka kujya gusenga, nkumva umutima uri kumbwira atari kubwo ko wararanye igihombo wagiye watumye umwana byeri yaraye muri firigo, ubwo bikaba birarangiye. Nkumva nshaka kujya gusenga ariko nkumva izindi imbaraga ziri kumfata, mbaho ngaho ninywera inzoga ndasayisha, ariko wantunga urutoki ukamvuga nkabimenya. Nahitaga mpaguruka, nubwo ubona ngananya, navagaga ijambo rimwe ugahita uhunga. Nakubwira sinarwanaga, ariko nakubwizaga ururimi mfite mu kanwa kanjye kuzuye abadayimoni b'ubushizi bw'isoni, ukahita urwara umutwe no kurya nturye. Nari nzi gutukana, nzi gushira isoni, nari ingare y'umugore, nari ingare, ariko sinzi, nari ingare ikomeye cyane, abantu barantinyaga, n'abayobozi barantinyaga. Ubwo rero nabaye aho ngaho ndasayisha, ndatemesha mu byaha. Umwana amaze kugira imyaka 3, ndakomeza nkumva amahoro yanjye ari kwinywera inzoga,
ariko Imana ni nziza. Yaje kunuma umugabo rero duturanye yasenganaga na mushumba wacu uyu nguyu, yambwiye ati wagiye ukambwira uriya mugore bita Pascaline ko mushaka, ngo abwira Imana tumva rero Mana amahane y'uriya mugore ntagiye kuzantwe kuzagenda umwibwire cyangwa uzamutumeho abandi ngo bibaho. Ngo irongera amusanga nijoro ngo saa 8 ngira muga ngo genda ujye kubwira mama Tina ko mushaka umubwira agarukiraho ko ari njye ubivuze aturamuka utagiye amahoro se uzayabazwa. Noneho nyine ngo aza gushirika ubwoba araza asanga mvuye ku kazi nakoraga ku bitaro ngiye kwinywera byeri hara hirya hafi ya santere. Arampamagara nka saa 1 ati wiriwe neza ati suri he ntinde mu nama y'ubukwe ko humvaga ibiradiyo. Noneho arambwira ati se ko nagushakaga ndakubona none urambona ntarangije inama y'ubukwe kandi mu kabari. Ndamwe nako nta kibazo icyo wanshakiraga mbwira ati rero ati sinzi kuri bubyumva niho ya ntacyo mama ntimbwira ukabyara witwaga Joakim. Arambwira ati rero ati Imana yakuntumyeho ntingo Imana Imana yakuntumyeho ngira gushaka nguri mu minsi y'inyongera ngo igihe wasayishije mu byaha arekeraho ngo yakwigiriye impuhwe n'ibambe ntiyakwica none ngo agarukira ugaruke mu murimo ntiyimbwirire uti ni ukuri kose arakumva azaza. Hari kuwa 4 rero umutima urandya ndataha ntahana ubwoba bwinshi Imana yantumyeho karabaye. Ngeze mu rugo ndambwira abana ndirengeye kunywa norese ya nyuma niko ko ibintu byageze iwandabaga Imana ngo iranshaka njye no kukabari mbwira abanyira kabari nti ukuri kose ngo Imana iranshaka. Mva barasetse baratemba buracyenge ku kazi babaye ubutumwa butubujyana kubana abandi bantu Imana iranshaka. Ndagira njye ku kazi noneho bukenge ku kazi kuwa 5 ngeze mu kigo unshubuje wese nkambwira bati Pascaline bite ntimuceceke ngo Imana iranshaka ntiyara ntumye ngo Imana iranshaka numva ndapfuye. None abaganga biriwe bari muri bati mwamenya amakuru ko Pascaline ngo Imana imushaka biba twatugeze amahirwe avuye muri ziranzaga ageza tunukiriza. Narabwo ku cyumweru nahise njya gusenga muri ADP ko yambwiye ngo Imana yabwiye ngo iranshaka muri ADP. Naragenda muri ADP haje umuvuga butumwa waturutse ku Kibuye araza arampanurira mu ijambo aravuga numva avuze ibyanjye byose ndarira ndapfuna ibimwira naje byanshize mwana nagiye nambaye amaherena nambaraga amaherena agera hano nkisiga ariko umunsi nagiye nabihanaguye kubera ko ADP nzi ko batabyisiga ariko njyana uduherena baravuga ngo nta kibazo umuntu asigaye ajyamo wazafashwa nyine ukabivanamo. Baravuga rero ngo abateye Yesu Kristo n'abashaka kumwakira bakamugarukaho n'abashaka kumwakira mu ndibushya ngo bagaruke baze hano tubasengere. Ndagenda amaherena mpitanyakura munyashyira mu mufuka w'ijipo nambaye nanagiye nambaye ijipo ndende ariko nyine ubwo buri kunyica ndi kurira genda kanyishe nuko mpita nkomeza muri ADP. Ndafinise nta wundi munsi basenga avuga ati barasenga kuwa 2 ababyeyi njyayo kuwa 2 ndagira ndasenga haza umuhanuzi aravuga tumva nutareka abagabo babandi wowe urimo kurira ariko none Imana yanyituniyeho ubwo ngubwo ndabona rwose yimbwire ko ntazabyongera ndabireka nyine kandi kuko ninafashe umwanzuro ku cyumweru nkijya mu rusengero ndavuga ngo n'ikindi gihe uhereye umunsi sinzongera kunywa inzoga nta mugabo nzongera kuvugisha kuri telefone. Kuwa 2 none Imana imbwiye gutyo nazamutse ngira wa mupapa ndamwe ni ngwino nagiye iwe ndamwe ntiwiriwe ikintu kinzanya ni iki ngiye ati nikize ndashaka ko dusengera telefone Imana igacarezo z'umuntu witwa umugabo wese niwambiraga ngo waramutse anyishwe ashaka kunyitereteshwa Imana ihagarike telefone ye. Twasengeye telefone Imana icarezo nta mugabo wongeye kumpamagara ziracika koko umva niba yarazitaye muri we sinzi ukuntu yabigeje twarayisenge n'ukuri Imana iranyemeta rwose mwana wanjye sinzatuma umuntu wongera kuguhamagara. Nabayemo rero muri ADP ndasenga ako nkumva nshaka kuvuga ijambo ry'Imana nkumva nshaka gutera ikorasi nkumva nshaka kubyina ariko nkasanga ntaho nzabibihera nkabona ntabwo ngiye bazampa umwanya mbamo mfite amezi 2 ariko mfite agahinda. Nari nagiye muri mu kwa 10 banyakira kuri 29 z'ukwa 12 bamaze kunyakira abaririmbyi barimba nkuzura umwuka nkataraka mu rusengero ariko nkabona bimwe ntibabibashimishije ndabona ijyana ntabwo bizavamo. Rero ubwo ku itariki 7 wa mwana Noheli yari yabaye arwaye ku itariki 7 wa mwana arapfa. Agwa ku bitaro mu Gatenga amaze gupfa. Rero naravuze nti rero Mana none wose ukunyanikura nkaranzura nanshirije ubu ndabigenza gute ngira ubwoba bwo kundi bushyingura umwana irimbira henda imodoka numva ubwa buranyije bahise nahise mpamagara umudiyakoni duturanye ndamwe nimuze mu ntwaza umwana narapfuye baraza baramuntwaza bahita bahamagara ku rusengero bahamagara pasiteri witwa Philippe ahita aza mu rugo n'imodoka aravuga ati se gahunda gushyingura n'ibite ndamugiye ntago mbizi nti rwose ntabyo nzi aravuga ati si umukobwa ndamwe ni umukobwa ati ntago umukobwa yarara
ati mwitegure ndaje ngiye kuzana isanduku. Aragenda azana isanduku n'imodoka, yohereza imodoka n'isanduku iza gufata umurambo, we ahita agenda i Nyamirambo ajya kugura irimbi. Imana yankoreye ibintu, ndavuga noneho rero Uwiteka ngiye kukomataho akaramata, sinzava aho uri. Wasenge muri ADPR Gatenga? Nari ndi muri ADPR Gatenga. Ni ukuri Philippe araza nkoreye ikintu gishya kidasanzwe. Umwana arashyingurwa mu cyubahiro, aramusengera, mukora imihango yo gushyingura. Kubera twagiye bwije, twatangiye umuhango wo gushyingura saa 9:03 nibwo twari turimo dushyingura. Nuko se wabo w'abana banjye nyine bakuru yazanye imodoka, n'umuyobozi w'umudugudu nawe azana imodoka. Nuko biranezeza, numva Imana irantunguye, nta mafaranga mfite. Tuvuyeyo rero baguze fanta bakarabya abantu, nukuri numva umutima wanjye uranezerewe. Bansigira n'amafaranga ngo yo guhahira abandi bana basigaye. Umuntu wese yaza kunzu, Imana ni nziza. Iyo wegereye Imana, ubwiza bw'Imana bukuzaho. Uje uwumpaye 5, uwumpaye 3, uwumpaye 2 ku ivuriro, naho banyohereza amafaranga. Umva none ndavuga none mbaye umukire birarangiye. Nuko Imana ikora. Napfushije umugabo mbura no wangura Noresi, none mfushije umwana mbonye amafaranga, nabonye amafaranga ageze mu 63. Numva nukuri umutima wanjye uratuje, numva ndaneze. Nabonye amafaranga ageze mu 63. Ngira ngo murumva ko uyu mubyeyi afite ubuhamya bukomeye cyane, Imana yamugiriye neza. Umuntu uri kureba kino kiganiro aribaza, ubu ngubu aho mwakiririye agakiza, mukaba nyine mushikamye, mubayeho gute, abana mubarera gute, byose umuntu ashobora kubyibaza. Yego, aho twakiriye agakiza, Imana yatugiriye neza, iduhindura amateka. Yahinduye ubuzima, ihindurana n'imibereho, ihindura n'imyambaro, kuko ishobora byose. Abana bari aho bameze neza kandi bazima kubw'amasengesho yanjye, kandi bose bamaze gukura. Benshi muri bo babasha gukora ibiraka, tukabona ikidutunga. Kandi nagira ubuntu, inzu mbamo n'iyanjye ntabwo nkodesha. Rero urumva biroroshye. Mutware yapfuye n'ubundi dufite inzu. Imana yatugiriye neza, iduha inzu hano mu mujyi wa Kigali. Yego. Wow, ngira ngo ni ibintu byiza cyane kandi byumvikana. Umwebwe mukora iki mu buzima busanzwe mama? Iyo nabonye ibintu byo gukotera amakaro nibyo nkora. Iyo ntabibonye kandi ndicara nyine nta kundi. Yego. Ubukorera Imana iki rero mu nzu y'Imana? Mu nzu y'Imana ndi umwinginzi w'itorero, ndi na protokoli, ndi n'umuvugabutumwa. Ndi n'umuvugabutumwa. Yego. Ni irihe jambo ryo muri Bibiliya ukunda cyane kurusha ayandi? Ijambo ryo muri Bibiliya nkunda cyane ni Yobu 28:28. Ngo nukubwira umuntu uti kubaha ubwenge, kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Amen. Yego. Hari abamama bo muri Bibiliya bagira inkuru zigiye zitandukanye. Harimo nka Bahana, harimo ba Esteri, harimo amagambo yo muri Bibiliya yose ngenda yakunda, kuko yose aranyubaka. Yego. Nuwuhe mu mama ukunda kumva inkuru ye cyane kagusubiza mu ibyiringiro? Ubwo ndavuga hagati ya Bahana na ba Esteri na ba Debora. Nkunda Hana. Na Rusi na nyirabukwe. Abazi. Rusi na nyirabukwe bakuyigisha iki cyangwa niki bakwigisha umuntu uri kuba kino kiganiro? Rusi na nyirabukwe se. Rusi yanambye kuri nyirabukwe nawo mamugiraho umugisha. Bari niyo nambye kuwiteka. Udahanze amaso ku bantu, uganga amaso kuri Kristo wenyine. Ukavuga uti Uwiteka kuri byose kuri njye. Amen. Aho mama na data batari urahari, aho umugabo atari urahari, aho umwana wanjye nabyaye atari wowe urahari. Ni ukuri kose Imana ikugira neza. Amen. Kandi byakagukoje isoni bari byinshi, ariko ntago byakubona, kuko wowe wizeye n'umugabo ukomeye. Ari hejuru byose, ari hejuru y'imbaraga zose. Yego. Ese mama, hari ukuntu bajya bavuga ko Yesu ngo ari se w'imfubyi ngo kandi akaba ari umugabo w'abapfakazi. Yego. Ese kuko nibyo Yesu ni umugabo w'abapfakazi? Yesu ni umugabo iyo w'abapfakazi. babivuze wumva iki cyangwa biba bishatse kuvuga iki? Wenda byumva cyane. Yesu ni umugabo w'abapfakazi. Aho umugabo atari warahari. Ndetse hari n'igihe wamugira uwo mugabo ariko ntagukore nk'ibyo Yesu yagukorera. Wamugira akakubuza amahoro, akaguhondagura nk'uko yamuhondaguraga. Ariko uyu munsi kuko ari we nizeye nk'umwami n'umukiza wanjye, kandi nawe mugabo wanjye, umubiri wahaguruka arawufata, inzara yaza arangaburira, kwambara ubusa byaje aranyambika, kandi ntagiye mu byaha. Kandi ndi mu byaha ntabyo nabonaga, ariko uyu munsi nizeye Yesu ko ari ushobora byose, ari umugabo wanjye, byose arabima. Ni ukuri ntacyo mushinja. Yego. Niyo mpamvu wahisemo kutongera gushaka? Oya, nahisemo kutongera gusambana, kuko nundi ndi nsambana ntacyo byamariye. N'uyu mubiri mfite nakubwiye ngo ni uwa kabiri. Yego, kubera Imana. Rero gushaka yampaye isezerano ry'ubukwe, ntegereje ko risohora. Yego.
Okay. kuko bibiri imyaka yemera ntabwo ndayigezaho ndacyari muto. Ufite nk'imyaka ingahe? Oya yihorere. Okay. Eh, Reka nyihorere. Muri abakristo bo kwa Pastor Steven. yego. Buriya se Pastor Steven ni icyo wamuvugaho wenda cyangwa umuntu amukubajije? Imana yamumpaye umugisha. Buriya yankuye muri ADPR inzana yo kuko yari ifite impamvu. Yanzanye muri Karuvari, irambwiye ati umushumba nguhaye niwe mubyeyi wawe, ni umugisha kuri wowe. Rero inyigisho ze nizo zamfashe zirankomeza we n'umudamu we. Iyo ntaza kubera ko umudamu we tubana cyane kurusha umugabo, ari ahantu hose niyo twegeye mu butayu kwiherana nayo tuba turi kumwe n'umudamu, agira inyigisho zikomeza umuntu. Ibyo wumvaga byose wibwiraga iyo akwigishije itushyira agapira hasi kavuga uteka nkurikire Yesu kuko ntera ikirenge mu cya Yesu, kakubwira yuko iyo uhuye n'ikigeragezo gusakuza atari cyo gikemura ikibazo. Niba uhuye n'inzara hamagara Yesu, niwe wanyigishije cyane cyane kwambara imbaraga zo kwihanganira ikigeragezo. avuga ati ntukajye urakurira umuntu wamurira akakumvira ubusa ntagire ikintu akumarira, ariko irire Yesu ntagire n'icyo akora uyu munsi ejo aragikora. Ajya kurinda kumwana no gukorwa n'isoni, kandi ibyakumwaje bihari, ibyagakoze isoni bihari, ariko iyo wizeye Yesu ukamwemera nk'umwami n'umukiza wawe, ukwemera ko ashoboye byose, akubera byose. Rero ntacyo nabashinja, bambira ababyeyi beza, barandira mu buryo bw'umwuka, banandira no mu buryo bw'umubiri. Yego, Imana ibaha umugisha, bambira ababyeyi beza. Ubwo nuvuga ngo Pastor Steven ni papa wo mu mwuka, na Pastor Liliane ni mama wo mu mwuka, ariko n'ababyeyi ikibazo nagira ntishoboje ndaza nkababwira bakakimfasha, kuko aribo bajyanama banjye Imana yampaye. Yego. Ubu mumaze igihe kingana iki mwibana nka nyine uri umumama urera abana wenyine? Ubwo nyine hagiyeho n'itatu, papa wabo yari yarantanye abana, n'irindwi amaze apfuye n'icumi. 10. Bakunze ibiyobokamana TV, murumva ko hahirwa uwizera yuko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizasohora, akagira gukiranuka mu gihe abitegereje. Buri Imana izakugirira neza, ubwo ari Yesu wabivuze nta kitazasohora. Yambaye nyishimiye naho igejeje ikora. Igejeje ikora mu mayi muyishimiye. Nukuri. Mwabyumvishe rero, no mubyeyi turi kumwe ni harya ni mama nde buriya? Banyita mama Kevin. Mama Kevin. Ubu abana bawe barakuze rero? Muto afite 15. Umukuru afite 24. B'abakobwa harimo n'abashatse noneho? Umwe niwe washatse w'umukobwa uko ari we mfura, akurikirwa n'abahungu 2, abahungu 2 nabo bagakurikirwa n'abakobwa 2, nyine harimo uwo muto wa 15. ngira ngo birumvikana cyane. Mama, turimo tugana ku musozo, ni iki wabwira abamama b'abapfakazi bari kureba kino kiganiro cyangwa badafite abagabo? Hari abantu gukizwa bikunda kugora, bitwaje yuko hari abapfakazi bitwaje ibibazo baba bafite, ugasanga gukizwa neza ntibiboroheye. Hari ubutumwa ushobora kubahereza? Gukizwa nabi bitera umwaku, ariko hari kuvuga ngo hari ababirimo ariko bidafasheho, hari ababirimo babikora babivangavanga, hari abapfakazi bataramenya agakiza, bataramenya inzira z'Imana. Abo rero iyo mbagezeho mbasha kubabwira, abenshi babanze mbese uko narindiwe, mbasha kubabwira rero uko Imana ikura hasi ku cyavu ikicaranya n'ibikomangoma. Mbasha kubabwira ko ibintu byo gusayisha mu byaha, gusambana no kunywa inzoga no kwirwa washize isoni ku musozi nta mumaro bimara, ahubwo ari kwitesha agaciro. Ari mu baturanyi bitesha agaciro, ari no mu bayobozi bawitesha agaciro. Rero byaba byiza bumviye Uwiteka, kandi abenshi burya baba banazi Imana nubwo batabikurikire, kubaza ko Imana ibaho ishobora byose. Kandi amadini n'amatorero bibereho kugira ngo abantu ababera inzira y'urugendo rw'abajya mu ijuru. Rero nk'abapfakazi bagenzi banjye, cyangwa se abataranashaka, sinzi hari ukuntu umuntu abyira nko mu rugo akibyarira mu rugo gusa atarigeze anashaka, nabashishikariza kugira ngo bakurikire inzira y'agakiza, bakurikire Yesu nk'umwami n'umukiza. Abandi nabo babirimo babivangavanga, akavuga ati njye umubiri urananiye ndagiye gushaka, singiye gupfa nabi, agasambana akagaruka mu nzu y'Imana. Oya, ntabwo ibyo bintu ari byo. Bwira Yesu uti mfatira umubiri, niwe wampaye inyama zose zindi murazizi, umfatire umubiri unkomeze. Yesu aragufata akagukomeza. Unkureho umwuka wirari, ibyo byose arabishoboye. Unkureho karande yaho navutse y'ubusambanyi, byose arabishoboye. Unkureho karande yaho nashatse basambana, ibyo byose arabishoboye, abigukuraho. Kavuga uti njye ndashaka gufatwa nawe, mfata kandi unkomeze. Nta wundi nahungiraho, nta wundi nakwirukiraho, uri byose kuri njye Yesu, nukora kubera byose. Ababyeyi rero babirimo
rwose batabirimo neza nibabimemo neza. Yesu ni byose kumufite ntacyo wabasha gukena. Ntago wasenga ngo ukene n'ukuri, uko ni ukuri kuzima. Niba itabikoreye umunsi rimwe ariko n'ubundi zabikora, kuko iravuga igasohoza, ntibeshya, sinjishwa kandi ntago yiteranya amazina. Imana yacu yahabwe icyubahiro. Wow, ngira ngo nivuga butumwa rikomeye cyane, ni n'ubutumwa bukomeye cyane uyu mubyeyi aguhaye wowe uri kureba kino kiganiro. Tugana ku musozo, hari umuntu wareba ikiganiro nk'iki giki ku mpamvu zitandukanye agashaka kuvugisha, watanga nimero ya telefone ubundi ukaza udusegera maze tukagana ku musozo. Ni 0788 288 432. Niyo ngiye nkoresha MTN ngira simukadi imwe. Data wa twese mwiza, uri nyakubahwa Imana y'amahoro, ni wowe uvuga ntihagire ukuvuguruza, ni wowe utegeka bigakomera, uri umwami mwiza, uwagukurikiye ntajya kugurwa isoni, kandi uwagukuriye ntabwo yikorera amaboko. Sengeye bene data batwumva, kuko uri Uwiteka, ubagire neza. Ab'Imana itaratabara nibihangane zabatabara, kuko niyo byatinda ntago bizahera. Uri Imana rero nziza, uri Imana ibere mwiza, bagutegereje. Nurengera ababyeyi, urengera abakobwa, urengera abagabo, urengera abasore, urengera urubyiruko Mana, urengera igihugu, kuko watanga agakiza mu gihugu. Mana turaguhendahenze, utanga agakiza kawe kamamara ku isi hose. Natwe twakomenye tuzaguhamya tukwamamaze, kuko Imana ishoboye byose. Ni mu izina rya Yesu mbyambaje nizeye, amen.